Yesu ashimwe bene data, Uwiteka bishimire, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi turi kwiga ku guca bugufi, ndetse twatangiye n'inyigisho zirebana n'imbuto zindi zishibuka ku guca bugufi. Ku guca bugufi havamo byinshi. Iyo uciye bugufi wunguka byinshi, iyo uciye bugufi kandi urahinduka, ukaba utandukanye n'abandi abantu bamenyereye, basanzwe babona, abantu bakabona icyo wahindutseho, abantu kandi bakarushaho kukungukiraho byinshi kuko nabo bunguka byinshi. Kimwe rero mu byo twize ko mu byo guca bugufi bitanga, kimwe mu byo bitanga harimo kwihangana, aho umukristo wese wihangana abasha kwakira kandi akabasha gusingira umugisha we. Ni ukuri hari abantu bajya bavuga ngo Imana iratanga imigisha, Imana barayisaba umugisha, ariko byose bisaba kwihangana kandi no mu buzima busanzwe burya mu Kinyarwanda baravuga ngo witonze atora icyabuze. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biba bisaba kwihangana. Nta kintu wakora udashyizemo kwihangana ngo ukigereho, cyangwa se ngo intego wihaye uyigereho. Niho uzasanga abantu batihangana ari babandi twita abanyabwangu, bahora babivuyemo. Akajya muri iki akabona kiramutindiye akakivamo, akajya muri kiriya akabona kimaze umwanya akakivamo. Ndetse ni babandi uzasanga bahora bimura insengero, rimwe yasengeye aha arumva bitaryoshye, ubundi yagiye aha arumva bitaryoshye, ubundi yagiye kwa runaka. Nta kwihangana baba bagira. Rero umuntu utihangana ntago ajya anakura mu mwuka, kandi umuntu utihangana ntago ajya yakira ibishyitsi, kubera yuko nyine atagize wa mwanya wo kwihangana. Imana rero ikunda abantu bihangana. Ni nayo mpamvu burya umukristo agira ibigeragezo byinshi, irabigira ngo ibigeragezo bituma kwihangana k'umukristo kwiyongera. Kwihangana kwawe kuriyongera mu gihe wihanganye. Ni kimwe n'umunyeshuri uri mu ishuri. Ikigeragezo twakigereranya n'ikizami. Umunyeshuri ariga yageraho agakora ikizami. Iyo rero wihanganye ukiga ukamenya ibyo wiga, ugakora ikizami ugatsinda, icyo gihe hari ikigero uvaho ukajya ku kindi. Umuntu utihangana rero biragora yuko akorana n'Imana, kubera yuko kuba umwigishwa w'ukuri wa Yesu bisaba kwihangana, bisaba kwitanga rero kujyana no kwihangana. Umuntu wihanganye rero abasha kugera ku ntsinzi, kandi akabasha gusingira wa mugisha duhora tuvuga, duhora twaka Uwiteka. Twifashishije ijambo riri mu Baheburayo igice cya 6 umurongo wa 14 n'uwa 15, haravuga ngo ni ukuri no kuguha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kukugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Yesu nashimwe. Aburahamu murabizi, murabyibuka, mujya musoma inkuru za Aburahamu uko yihanganye, mujya musoma uburyo yabonye umwana ari mu zabukuru, mujya musoma uburyo ndetse Imana yamugerageje iti ngwino ujye kumutamba, akemera akamujyana. Kwihangana rero ni inkingi ya byose. Ikindi twavuga nk'imbuto ishibuka mu guca bugufi ni ikintu twita kumvira. Umuntu kumvira n'indangagaciro yo mu bwami bw'Imana. Indangagaciro mu bwami bw'Imana, kubera ko umuntu utumvira ntashobora no kuba umukristo. Kuko kugira ngo Imana igire ikikubwira ni uko uyumva kandi ugashyira mu bikorwa. Rero umuntu wumvira Imana iramukunda, kubera yuko iyo wumva ibyo ubwirwa, wumva amabwiriza kandi ukabasha kuyakurikiza. Ariko umuntu utumva ni babandi ba Nyirandabizi, n'ibiriya bavuga biriya nsanzwe mbizi. Umuntu utumvira ni babandi bigira ibyigenge, ni wa wundi mbese uhora afite amashagaga. Uwo rero ntabwo Imana ijya imukunda, ahubwo Imana ikunda umuntu
guca bugufi akumvira. Kumvira rero ni imwe nanone mu mbuto ishibuka mu guca bugufi. Umuntu uca bugufi arumvira, akumvira abamuyobora, akumvira Uwiteka, akumvira ijambo, akumvira ubutumwa ahabwa. No mu buzima busanzwe burya umwana mu rugo wumvira ababyeyi niwe akenshi bakunda no guhozaho umutima, niwe akenshi unakundwa cyane. Ugasanga rero ikintu cyose kibaye cyiza wa mwana niwe unakifuza. Rero ni ukuvuga ngo kumvira ni inkingi nanone ikomeye, ni indangagaciro ikomeye mu bwami bw'Imana. Umukristo rero yakagombye kumvira, kuko uwumvira yunguka byinshi, haba mu mwuka haba no mu mubiri. Umuntu wumvira umutima uhora wagutse kandi witeguye kwakira ibizima ugasohora ibibi. Rero aho bihurira uku kumvira ndetse na kwa kundi twavugaga mu kanya, uku kumvira ndetse no kwihangana, byose bijyanisha ku kwakira imigisha yo mu bwami bw'Imana. Kuko iyo turebye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 1 n'uwa 2, ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Iyo umanutse ku murongo wa 3 wa 4 ugenda ubona imigisha Imana izaguha kubera kuyumvira. Kuyumvira rero nta kundi ni ukumva amategeko yayo ukayakurikiza, kumva ijwi ry'Imana kandi ukarikurikiza, kandi ukumvira abakuyobora, kuko akenshi burya baba bafite ubunararibonye bukurusha. Hari ibyo baba baragutanze ku buryo ugomba kumvira amabwiriza uhabwa. Rero mukristo mwene data, gira kumvira, gira kwihangana, kubera yuko izi ngizi ni inkingi za mwamba zizakubashisha kugira icyo wunguka kandi ugasingira umugisha w'Imana. Gira kumvira, gira kwihangana, bigira intego yawe ya buri munsi. Wumve yuko ugomba kumvira, wumve yuko ugomba kwihangana mu byo ukora byose, niho Uwiteka azakubona koko nk'umuntu ushyitse, hanyuma ukazanasingira wa mugisha duhora tuvuga. Uwiteka rero abaho umugisha, Uwiteka bagirire neza, kandi Uwiteka akomeze kubahishurira ijambo rye, kubahishurira amabanga y'ijuru, kugira ngo tubeho muri iki gihe kigoye, tubeho kandi tunezeza Imana, kandi turushaho kumenya byinshi muri uru rugendo rutuganisha mu bugingo buhoraho. Uwiteka abaho umugisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, n'umbiyosabiye. Amen.